Ndabasuje mwese bakunzi baca no mu 7 TV aho mugiye muri hose hatandukanye, tubashimira ubucuti bwiza mukomeje kutugaragariza, tubifuriza imigisha, amahoro ndetse n'iterambere mu mikorere yanyu ya buri munsi. By'umwihariko turashimira cyane abantu bamaze gukanda kuri subscribe, bagakanda ku ma like, bakajya mu comment bakatuganiriza y'amavideo tuba twamaze gushyiraho, bakanasharinga inshuti n'abavandimwe. Muraba agaciro cyane kandi ibitekerezo byanyu turabikunda. Nibutsa nawe utaragira ahantu kanda ko wakanda muri iryo jambo ry'ibara ry'umutuku ryanditsemo subscribe, ugakanda kuri like, ukajya hepfo gato muri comment ukaduha inama, ibitekerezo, inyunganizi cyangwa se icyo wumva twazaganiraho ubutaha. Uzirikana neza ko inama ushobora gutanga yagirira akamaro abantu benshi, ukibuka no gukanda kukazogera ukanasharinga inshuti n'abavandimwe. Mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe mu bitekerezo cyangwa ibyifuzo biba byaratanzwe ko twaganiraho, mu kanya tukaza kugaruka tuganira ku kintu cyitwa kwiyemera. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin. Kwiyemera ni ijambo rikoreshwa ahanini umuntu yigira uko atari, ashaka kuva ku rwego ariho yishyira ku rundi rurenze ubushobozi atunze, bitewe n'uko ashaka kwigaragaza mu bo bari kumwe cyangwa ikintu runaka agambiriye kugeraho. Ahanini uko isi igenda yinjira mu iterambere, niko ikintu cyo kwiyemera kirushaho gufata indi ntambwe. Biva kutanyurwa mu mutima cyangwa kunyurwa n'ibyo utunze, no kumenya ubuzima ubayemo kuko ukwiye kububamo nuko ugomba kubusohokamo. Aho uzabona mugenzi wawe aguze iyi modoka, wumve ko ushaka kugura irenze kuri ya mugenzi wawe. Umuturanyi wawe azamuye inzu, wumve ko wowe ukwiye kuzamura inzu yikubye ubushobozi iyo uwo muturanyi wawe yaba yubatse. Ahanini bizagushyira mu bibazo bitandukanye, gufata amakredi mu mabanki, ufata inguzanyo zigiye zitandukanye mu nshuti, kugurisha ibintu runaka kugira ukundi ugere kuri cya kintu kimwe gishobora no kubura mu kanya gato kikakubera igihombo cy'ubuzima bwawe bwose. Ahanini ibi bikunze kwibasira cyangwa kwiganza no guteza ikibazo ku bantu baba bafiyansanya cyangwa ku muntu runaka wumva ushaka kwigarurira kuri wowe, ukajya kumwereka ibyo udafite, ukajya kwifotoreza ku mazu y'abandi, ukajya kwicara mu mamodoka y'abandi, ukajya kumusura wambaye neza, imyenda wambaye wayitiye, ibikoresho uri gukoresha si ibyawe, telefone mwahinduranyije na simukadi na wa mushuti wawe kugira ngo wemeze wa wundi, umwereke akazi ukora ugiye mu ma ofisi y'abandi, urifotoje kugira ngo yumve ko akwiye ari gukubereye, yumve ko adafite ubushobozi bwo kuba yakwanga, nta wundi yabona nkawe. Nyamara icyo uzaba uri kwikururira ntabwo ari ubushuti nyakuri, ahubwo ni urwango rw'ubuzima no kubabara n'agahinda k'ubuzima bwawe bwose. Kuko niba wumva ko wa muntu warambagije muri bwa buryo, cyangwa se wa mukobwa we wagiye kwigaragaza ko ari umukobwa uri hejuru cyane, nawe akajya mu mabiro y'abandi akifotoza, akajya mu mashopu ahantu baguriye imyenda runaka ari kwigera akifotoza, akajya gutembera hehe na he, kandi yagiye ku bintu bitari kofi ye, cyangwa akagendera ku bashuti be runaka se, cyangwa akajya gukoresha kuri mashini amafoto ari ahantu runaka kugira nawe akwereke ko ari umuntu uhenze, ko ari umuntu nyine udashobora kwitesha. Ntabwo ibyo muzaba muri gukurura, ni ibibazo bikomeye mugiye kwinjiramo, kandi ubuzima bwawe bwose no mu gihe runaka akwemereye mukabana, wa muhungu wawe wakoze ikintu runaka, ni handi uzasanga mu mutwe wawe udatuje. Uwo mukobwa weretse ibyo, ni ngombwa mujye kubana, hari ibintu runaka abona mu nzu ye, hari imodoka runaka abona z'agatangaza mu rugo, bigatuma urushaho kwishyira mu bibazo uko bwije uko bukeye.
ukamukorera amafagitire agiye atandukanye, ntabwo uzamubwira ngo ukora iki yumve, ntabwo uzamubwira ngo iki wakibuze yumve. Ni hahandi amakimbirane n'amatiku, kumva ngo ibi usigaye bijyana hehe, usigaye uhura na bande, usigaye ujya mu buraya, uzagenda urushaho kubyumva kubera iki bya bindi yagiye abona ntabwo akibibona. Ni byiza cyane kubwizanya ukuri, kuko ejo bundi uzarushaho kwaka inguzanyo, ushaka ibikoresho runaka, ushaka kumva ko iyi nzu utayinjiramo itarimo ibi n'ibi, ushaka kumva ko utarya ibi n'ibi, ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu biba bisukuye mu buzima muri kwinjiramo, kubera ko ntabwo uzabimwumvisha. Nawe wa mukobwa we, ni byiza cyane kugira umutima uca bugufi kurusha umutima ukurikiye bya bindi, kuko ejo bundi n'uwo muntu yapfa, ibyo bintu ukabibura. Ejo bundi ibyo mwamutunze cyangwa ku kazi, niba koko ari nabyo abifite, byabura. Ntabwo ari byiza kugira uwo mutari, ahubwo icisha bugufi cyane, na cya kindi atarazi azakimenye nyuma, atari uko wamweretse ko ibintu byose bikaze, ibintu bihambaye, kuko ahanini usanga aribyo bigenda birushaho gusenya ingo mu gihe gitoya, ugasanga nta rukundo mufitanye, ahubwo wowe umwe cyangwa undi akurikiye ikintu runaka bitewe n'inyungu agifitemo. Cyangwa ugasanga ahanini umupapa arakuze, ni abantu bakuze cyane rwose, banatangiriye no mu buzima bworoheje, ariko kubera ko amenyanye na kanaka abona ko amurenzeho, nawe arajya mu bintu runaka, arumva ko oya iki sinagikora, iki sinagikora. Na ba bandi bafite ubwo butunzi koko bafite kubwiratana, ugasanga niba ari kumwe na wa muntu uciriritse, aramwumvisha ko ntacyo avuze, aramwumvisha ko nta kamaro afite, ndetse yanakubita ijisho ahantu aba, akavuga ati si hariya ni ubwogero cyangwa murahaba. Yakumva bahaba akavuga yo mwaragowe, bikanamutangaza. Yabona ibiryo bari kurya akavuga oya ibiryo ntabwo nabirya, byangiraho ikibazo, narwara mu nda, kandi bo barabirya biranabatunze. Cyangwa se bona ko urusha umubiri, barabyibushye, barasa neza, ariko bumvishe ko atari abantu. Babona imyambaro bambara, kuvuga se ubu murambaye ibiki, bagukoraho ukitaza, ahantu hose nyine ubuzima babayemo kumva wowe ntiwawubarizwamo. Ibyo bintu bituma bagenzi banyu murushaho kwereka ko nta kintu bavuze, bagira ipfunwe, bumva ko atari abantu. Ntabwo ari ibintu byiza kwereka mugenzi wawe ko ubuzima ubayemo we adashobora no kubugeraho we atari umuntu, kuko ujye uzirikana ko ubuzima budateguza, ejo n'ejo bundi buhinduka, ugafata indi ntera ikabije. Kuba waba ufite inzu nziza, kuba waba urya indyo nziza wifuza, kuba waba ubarizwaho wa mwambaro mwiza ugezweho, kuba wasohokera ahantu heza hahenze wifuza mu gihe ubishakiye, ntabwo ari byo bizagukururira rwa rukundo wumva ushaka ko bagukunda, cyangwa se cya cyubahiro no kubahwa birenze biri hejuru wifuza. Ahanini ibyo bintu nubikora noneho akenshi wanatiye, akenshi ibintu uri gukora ntubifitiye ubushobozi, uri kwigana ba bandi, ntuzi umushahara bahembwa, uzaba uri gushyira mu buzima bwawe urupfu rubi, kandi uri gushora umuryango wawe ahantu habi utagakwiye kuba uri. Icyiza ni ukuguma uko uri, ukagumana ibyo ufite, urwanira ko bigenda bihinduka mu bushobozi bukoroheye kandi butagushyira mu bibazo. Uzirikana neza ko ya nshuti izagukunda ari uko ufite, ya nshuti izagukunda kuko uyikorera bije y'icyumweru, ukumva ko mugomba kurya mukishima mugasohoka. Ya nshuti uzagira kuko utuye ahantu heza, kuko yinjira mukamukorera ibintu runaka, ukumva ko hahandi ho gusohoka niho uhazi, ahangaha bafunguye harashyushye, akumva ko ibintu mbega bishyashya bya bindi uri butakazemo amafaranga, bya bindi bihambaye ariyo. Ni icyo gihe ubonera bwa bushuti bwe, ni icyo gihe akwirika nyine ko akwitaye. Oya, menya uko ugomba guhagarara, menya kwisuzuma. Biragora cyane kuba wareka inshuti zawe, biragora, ariko ni ibintu ukwiye kwitoza kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'abawe, umuryango se waba utawufite ejo bundi wawugira. Ariko mu gihe utitoje kuba hari ibyo wabarinda, uzashiduka hari ibyo wabashoyemo batagizemo uruhare. Ni byiza rero kugira umutima uca bugufi, kandi niyo waba ufite bingana iki, nta muntu wihagije.
uko umuntu yaba ameze kose, yaba ari muto yaba ari mukuru, yaba akize yaba akennye, ni uw'ingenzi mu buzima bwawe. Mu gihe Imana yashimye ko mumenyana, hari icyo yagukorera wa wundi wita ko asuzuguritse, umwe wita ko ari uw'ingenzi kuri wowe atabasha kugukorera. Ni byiza cyane rero kumenya uko wabana na buri umwe wese, waba ufite imodoka ikangaranye ite, ukagira igihe ugenda n'amaguru ukumva ko babandi bose mukwiye kuganira, mwiriwe mumeze gute, amakuru, yaba ari umuturanyi, ukagira igihe niyo waba ufite abazamu bangana iki, ukamenya igihe ukwiye kuganira na babandi bakabona ko uri umuntu usanzwe. Ntabwo kuba uhambaye cyane bivuga ngo bagutinye, bakubahe, aho uca ibiki biracicikana. Oya, ntabwo ari cyo kuvuga ngo urarenze. Kuba urenze ni igihe ufite abantu runaka utuma bishima, cya gihe wumva ko wagaburiye abantu runaka bakaramuka kubera wowe, cya gihe wumva ko uganiriza umuntu runaka akishima kubera wowe, icyo gihe uzamenye ko uri umuntu udasanzwe. Kandi igihe uzamenya ko ushoboye cyane, ni cya gihe uzaba ugera ku byo wiyemeje, cya gihe wuzuza inshingano zawe neza, cya gihe ubungabunga ibyo ufite kubungabunga nk'inshingano zawe, uzamenye ko uri umuntu udasanzwe. Ariko kuba umuntu udasanzwe ntabwo ari ukumvikanisha ko undi mugenzi wawe ntacyo avuze. Twige guca bugufi kandi twirinde ibintu byo kwiyemera, ibintu byo kubikamo abantu ubwoba, kuko wa wundi ubitsemo ubwoba ko wihagije yari kuzakugirira akamaro cyangwa akakugira inama y'ikintu wakora ku buzima bwawe kikuzanira inyungu. Ariko kubera ko wamwumvishe ko ubuzima bwose wowe wihagije ku giti cyawe, yagutinya avuga ati ahubwo aranankubita. Ni byiza rero kumenya uko dukwiye kubana n'abandi, ko bizadufasha, bizanaturinda, bizadukurura ibyishimo, kandi bizatuma ubuzima tubamo tunyurwa, nta stress yo kwishyura, nta stress yo kuvuga ngo noneho arambona nambaye gute kuko akuze mu bintu birenze kandi ntabyo ufite. Bizadukurura amahoro mu buzima bwacu. Twige kubaha buri umwe wese, amagambo tuvuga tumenye niba dukwiye cyangwa atadukwiye, ntiwishyire hejuru, ahubwo ujye ureka wowe ubuntu n'urukundo rukurimo ubashe kubibanisha n'abandi. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, nkwibutsa niba nta hantu urakanda ko wakanda kuri iryo bara ry'umutuku ryanditseho subscribe, ndetse ukajya muri komenti ukatubwira si kwiyemera wowe bifata gute, ese byakubayeho, ukanazirikana gusharinga inshuti n'abavandimwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.